Dore inzozi udakwiye kwirengagiza mu buzima bwawe. Izi nzozi nuzirota ujye umenye ko ari ikintu cyiza kigiye kuba mu buzima bwawe. Muri make nuzirota ugishima Imana bitewe nuko Imana ikweretse ko igukunda kandi ikwishimira. Nurota uri kunywa amazi, ujye umenya yuko ari ikimenyetso Imana iguhaye kugira uti sengera amazi, uyasengere, uyahumanuze, uyahindura amaraso ya Yesu Kristo umwana w'intama. Hari urishobora gusengera amazi uguti Imana amazi ndayahumanuye ahinduka amaraso ya Yesu Kristo, ukayasengera. Muri make ndayasengera uhumanuremo umuvumo w'ubutaka n'isi ahinduka amaraso ya Yesu Kristo. Ari amazi iyo uyashinganishije kandi ukayahumanuza ndetse ukayashinganisha mu izina rya Yesu, amazi mu buryo bwo kwizera ahinduka amaraso ya Yesu Kristo. Ubundi yamara guhinduka amaraso ya Yesu Kristo, iri ni ibanga mbibiye. Nurota rero unywa amazi ujye umenya yuko Imana ikwibiye ibanga yuko wasengera amazi ukayahumanuza, ubundi ukayasengera agahinduka amaraso ya Yesu Kristo. Ubundi wayanywa waba urwaye mu ndwara yo mu nda cyangwa se umutwe cyangwa n'ikindi ugakira. Muri make yawe nurota izo nzozi ujye umenya ko ari nk'isiri Imana iguhaye ikintu wakora ubundi ugakira indwara wari ufite. Make nurota izo nzozi ujye umenya ko Imana iguhaye isiri yuko ugomba usengera amazi ukayahumanuza ukahindura amaraso ya Yesu Kristo. Niba ari indwara wamaranye iminsi yakwatatse, iguhaye isiri ry'uko wahita ukira iyo ndwara n'icyo wakora. Njye mwumvaga ni Mr. Alex. See you around. Kundi usobanura nzabagezaho undi munsi ukurikiyeho. Ciao ciao.